ye mwabagabo ko mugiye kudusaza ko mugiye kudusaza twirirwa Nigeria tujya gushyirishaho amabuno kugira ngo muturebe. Ese wa mukobwa ujya gushyirishaho ikibuno Nigeria, reka mbanze nkubaze, urajya gushyirishaho ikibuno Nigeria kugira ngo kirebwe nande n'abakobwa bagenzi bawe? urabeshya ntabwo ugishyiraho kugira ngo kirebwe n'abakobwa bagenzi bawe, ahubwo ugishyiraho kugira ngo urebwe n'iki? N'abagabo, igitsina gabo kikubone, bucyatire kubera iki? Kugira ngo ubone ya mafaranga, kandi amafaranga ariko ava mu bagabo. Ibyo twigira byose mwa bagabo mwumva muri namba wani rwose, mudukoresha ibyo tudakwiye gukora, mudushyira muri manka tudakwiye kujyamo kugira ngo tubatarakitinge. Basi rero mwa bagabo mwereka mbibwire, mwagiye munatwakira uko turi, abadafite nyashi mukabakira, abadashamaje mukabakira, mujye mudukunda turi naturere, sibyo? Ikibabaje disi, hari ukuntu umuntu ashyiraho icyo kibuno n'icyo gikundiro ntakibone. Niko twe tujya kugura ibibuno mu mangazini, amaponji n'ibiki, kugira ngo tubakurure. Twasaze mukunda nyashi, dukora ibyo mukunda mwa bagabo, tumaze kubibona. Abagore ntibakabiyemereho ngo mudahari babaho, umva babaho ariko babaho nabi. Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu, muri kumwe nanjye Liza McDowell nk'ibisanzwe. Reka mbanze nshimire abantu bose bakoze subscribe ndetse n'abatarayikora, twifuza ko bayikora, ndetse na like, ndetse na share na comment, kugira ngo mujye mudushyigikira ku bikorwa byacu bya buri munsi, mujye mukomeza mubane natwe gatanu kuri gatanu. Nk'uko mu bisanzwe rero muba mubizi, tuba tubazaniye utuntu twinshi, udushya, inyigisho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi rero ngiye kuganira kuri topic, ngiye kuganira ku bagore, ngiye kuvuga ku bagore n'abagabo, ku bagore impamvu yemwe bagabo muze hano, muze babwire amabanga abagore banyu cyangwa se abagore muri rusange tuba dufite, tuba tudashaka kubereka cyangwa se dukora kugira ngo tubatarakitinge. So ntucikwe rero, ubu uri kumwe nanjye Liza McDowell gatanu kuri gatanu. Bagabo mwe, bagabo, niba hari ikintu mutari muzi kandi mukwiye kumenya mukanasobanukirwa, nuko abagore babakunda, kubera ko ibintu byose akenshi abagore bakora babikora kugira ngo abagabo babarebe, umugore aragenda akiyitaho agasa neza kugira ngo abagabo bamurebe. Niba wemeranwa nanjye, muri comment ushyiremo imiriro. Reka nubwo bavuga ngo uburinganire, muzabanze musobanukirwe uburinganire leta ivuga, muzabanze musobanukirwe mwa bagore mwe. Uko byagenda kose ntabwo umugore ashobora kujya hejuru y'umugabo, nta nubwo umugabo yaringanira n'umugore, ntabwo ibyo bintu bibaho rwose. Ariko wa mugore we, reka mbanze nkubaze, ntabwo ujye wibaza impamvu umugabo afite abagore nka batatu, ingo eshatu kandi zitandukanye, cyangwa ebyiri. Izo ngo zose akazitunga, akazishyurira inzu niba bakodesha, akabagaburira, akishyura abana ishuri. Ubwo wowe ntabwo ubona imbaraga z'umugabo koko? Icyo nicyo umugabo aricyo. Ese wowe mugabo wabwirwa n'iki ko umugore wawe agukunda? Umva nkubwire rero ukuntu uzabibona ko umugore wawe agukunda, ni uko utuntu twose azajya akora, azajya dukora kugira ngo umurebe, kugira ngo wapresi, kugira ngo niba ari no guteka, uzarebe akenshi ngewe njya mbibona ahantu mu ngo, ugasanga ngo umugabo ngo ntawe uhari, ntabwo bari buteke neza, ntabwo bari burye neza, kubera ngo umugabo adahari. Ariko iyo umugabo ahari, ukabona umugore umva yashyashyanye, yashyushye, ngo tw'udusarade abana badaheruka, n'umukozi, umugabo yaza bakagakora, ngako gaceri keza k'agapilaho mutaherukaga kurya mu rugo, ariko umugabo yaje muragateka. Mwa bagore mwagiye mubyemera ko mukunda abagabo, mukajya mureka kubeshya.
ngo yandi bivugisha ngo abagabo batariho twabaho, ntago twabaho, ntibakajye babeshya. Mwabagabo mwe barabakeneye, abagore barabakeneye kandi cyane. Mufite uruhare runini mu buzima bw'abagore. Ukajya kumva wa mugore we, reka nkwereke wa mugore we ukuntu umunsi n'umwe utazigera uringanira n'umugabo. Wowe mugore watunga ingo ebyiri uzihahira, umenyera abana ishuri, ukabatunga ukabamenya bose, kandi ntihagire ikibazo kivuka. Ntabwo wabishobora. Nk'uko rero Imana yaturemye tutameze kimwe, ni nk'uko ntabwo rero uburinganire baba bavuga mwebwe rero murabwitiranye mwa bagore mwe. Ijambo twahawe turikoresha nabi, turaryitiranya. Ijambo twahawe ntabwo ari ugukandamiza abagabo cyangwa kubasuzugura cyangwa kwishyira hejuru ngo tubavugire hejuru. Umugabo iteka ahora ari umugabo, umugabo iteka azahora yubahwa, umugabo iteka azahora umugore we nabivuga gute, mvuze kugaragira, bagaragira Imana je crois, ariko umugabo azahora on top. Umugabo ashaka umugore, sibyo? None se kuki mwa bagore mwebwe mutajya gusaba abagabo? Kuki mutajya gusaba abagabo ngo mukwe, ngo kubera iki? Ni uko nyine n'ubundi abagabo bari on top. Abagabo umva, respect, abagabo respect. Ngewe rwose ndabubaha mwa bagabo mwe, muri ab'agaciro, kuko ngewe ibintu mukora sinabishobora, ntabwo twabishobora pe. Reka nkubwire, umugore ushobora kuvuga ngo watunga ngo urugo, it's okay. Wa mugore we watunga urugo rw'umwana umwe cyangwa babiri, ariko je te jure uriramanta, uravunika, utangira gushaka ya sapoti, utangira gushaka sapoti hirya no hino. Utangira gushaka sapoti, kandi sapoti namwe mushaka namwe murazizi, ntimumvugishe amangambure. So niyo mpamvu rero umugabo azahora ari umugabo igihe cyose. Mwa bagore mwe nimushaka twicare hamwe, twubaha abagabo, nidushaka dutuze, twubaha umugabo. Umugabo ni umugabo aho yava akagera hose. Umugabo ni umugabo. Umugabo Imana yaramuremye ngo azarya ari uko avunitse, sibyo? Nawe mugore uzabyara ubabaye. Nk'uko rero umugabo utamusiga mu rugo, wowe mugore, nk'uko umugabo utamusiga ngo ujye gutunga urugo, ujye gushaka amaramuko, ujye gushaka iki, nk'uko utamusiga mu rugo ngo usange yakorupye, usange yogeje ibyombo, usange yareze abana, usange yabakoresheje devoir, ni nk'uko nawe utagenda ngo utunge abo bana bose. Umugabo yewe imbaraga z'abagabo zirantangaza, ariko Imana yabivuze ukuri, yabivuze ko muzarya mwishya kuyaba mw'abagabo, nibyo pe. Niyo mpamvu rero tutagomba kujya dusuzugurana, niyo mpamvu tutagomba kujya tubasuzugura rwose. Mw'abagabo turabubaha, muri abantu b'agaciro, kuko niyo byanze, hari aho byanze, still twitabaza abagabo. Mujye mubyemera rega, mujye mubyemera. Abagabo n'abana beza, nubwo nyine bagira amafuti, sibyo, ariko se nta muntu n'umwe udakuze. Bagabo mwe, abagore barabakunda, abagore mwarabasajije, abagore bajya gushyirishaho za nyashe kugira ngo zirebwe n'abagabo. Aya mawige tugura, twambara izi makiyaje, twitera izi nzara, dushyiraho kugira ngo abagabo bazibone. Baranyica muri comment. Dushyiraho kugira ngo abagabo babibone. Ariko se wa mugore ngaho mbwiza ukuri, ni gute ushobora gufata miliyoni 5 cyangwa 10 ukajya Nigeria, ukajya hehe hose, ukajya gushyirishaho ikibuno? Ubugira ngo kirebwe nande? Nanjye Liza se ngewe nkimaze iki, bimarira iki? Ariko ubugira ngo attractinge abagabo, mujye mubyemera rega. Ushobora kuvuga ngo ngo Liza ngo wapi, ngo mbikora ngo kuko mbishaka. Mwabagabo mutuma tutiyakira, mutuma tujya kugura ibintu bihenze kugira ngo tubattractinge, mutuma dukora ibindi bintu tukihindura kugira ngo mutubone turi beza. Mwabagabo ko mugiye kudusaza, mugiye kudusaza. Twirirwa Nigeria tujya gushyirishaho amabuno kugira ngo muturebe. Ese wa mukobwa ujya gushyirishaho ikibuno Nigeria, reka mbanze nkubaze, urajya gushyirishaho ikibuno Nigeria kugira ngo kirebwe nande? N'abakobwa bagenzi bawe? Urabeshya. Ntabwo ugishyiraho kugira ngo kirebwe n'abakobwa bagenzi bawe, ahubwo ugishyiraho kugira ngo urebwe n'iki?
n'abagabo, igitsina gabo kikubone, ucyatire, kubera iki? Kugira ngo ubone ya mafaranga, kandi amafaranga ariko ava mu bagabo. Ibyo twigira byose mwa bagabo mwumva muri namba wani rwose, mudukoresha ibyo tudakwiye gukora, mudushyira muri manka tudakwiye kujyamo kugira ngo tubatarakitinge. Basi rero mwa bagabo mwereka mbibwire, mwagiye munatwakira uko turi, abadafite nyashi mukabakira, abadashamaje mukabakira, mujye mudukunda turi naturere, sibyo? Ikibabaje dise hari ukuntu umuntu ashyiraho icyo kibuno n'icyo gikundiro ntakibone. Niko twe tujya kugura ibibuno mu mangazini, amaponji n'ibiki, kugira ngo tubakurure. Twasaze mukunda nyashi, dukora ibyo mukunda mwa bagabo mwe, tumaze kubibona. Abagore ntibakabiyemereho ngo mudahari babaho, umva, babaho ariko babaho nabi, batabonye amafaranga yanyu, babaho ariko bakabaho nabi. None se reka nkwereke ukuntu abagabo ari ab'agaciro. Ugasanga umukobwa nta kandi kazi afite, nta kandi kazi afite, ariko abaho neza, agira iki? Ubwo se aba mu nzu nziza agomba kwishyura, arakodesha i Kigali agomba kurya, i Kigali agomba kugira transport, kandi ugasanga nta kindi kintu wamaze se ukora iki? Akakibura, akakubwira ko ntacyo akora. Kubera iki? Ariko se abayeho gutera. Abakobwa mwe we, tujye tubyemera ko abagabo ari ab'agaciro, ntibakajya babahaye amafaranga yanyu, nibarangiza tujye no kubasuzugura. Tubyemere, tubyakire. Abagabo ni abana beza, mw'abagabo muri abana beza rwose. Imana ijye ikomeza ibahe umugisha, ikomeze ibahe n'ayo mafaranga mutanga, mujye mubona muyatanga. Urakina n'umugabo uba ufite umugore n'abana 4, akagira side chick ku ruhande ayikodeshereza, kandi akayiha byose, n'umugore akamuha byose. Abagabo umva kudesha po kabisa, mbakuri ingofero, mudukorera umuti, reka bibabwire, mudukorera umuti. Muri abantu beza, abagabo n'abana beza. Abagabo uramutakira, bagira urukundo, uramutakira bakambwira ati shati banyirukanye mu nzu, ukatavuga okay, bakwirukanye mu nzu kubera iki? Nabuze amafaranga yo kwishyura inzu. Yarangiza akayaguha. Bari abakobwa rero bajya kubitukishwa mwa bagabo mwe, bavuga muri public ngo nta keza k'abagabo. Defo yanyu ni uko mucana inyuma, nta yindi defo mugira, ni uko muhaga vuba mugacana inyuma. Mwa bagabo mwe, nta yindi defo ngenda babonaho. Urumva mutanga amafaranga, uri kumva? Ariko mana yagewe, umva mana, ahubwo mumbabarire nanjye uyu munsi muze kunyihera, nze kujya kuri ayo mafaranga yanyu, muze kunyandikira muri comment, mbaha akanimero kanjye basi munshyirireho. Ariko mva, njyewe muri abana beza ku ruhande rwanjye, nubwo bwose mugira ibindi bifuti, muduca inyuma, tukababara, tukarira, tugasara, ariko mwa bagabo muri abantu b'abagabo turabemera cyane. Umugabo wese ubasha gutunga urugo rwe, umugabo wese ubasha gukurikira abana be, umugabo wese ubasha gutunga umugore n'abana, akaba yifitiye na side chick ku ruhande. Umva ndagushimiye, ukora akazi gakomeye. Ayo mafaranga ntaba yoroshye, iyo miliyoni uri guha side chick wakabaye yubakisha, ariko uramuzirikana kuko ufite urukundo, ntago warya wenyine. Bagabo mwe muri abantu b'agaciro, ngewe icyo mbangira ni uko muca inyuma, byanarabura mugakubita abagore banyu. Icyo cyonyine nicyo mbangira, ariko ubundi ibindi byose umva, you are perfect kabisa, you are perfect rwose. Umva, nyuma y'Imana haza ababyeyi banjye, hakikurikiraho mwebwe bagabo. Muri abantu beza rwose. Ayo mafaranga mujye mukomeza muyaduhe, mujye mukomeza mutume dusa neza, mujye mukomeza ikibazo rero mana we, muradushuka kubera amafaranga yanyu, bigatuma tujya kwibagisha kugira ngo dukomeze tugaragare neza. Ariko it's okay by the way, ubwiza bw'umugore, umugore agomba gusa neza, umugore agomba guhora akeye, umugore agomba guhora afite fresher. So mwabagabo mwe rero b'igikundiro, mwabagabo mwe beza rero, mwabagabo mwe b'imfura,
ndagira ngo mbabwire ngo mujye mukomeza urwo rukundo, mujye mukomeza urwo rukundo. Iyo ubona umugabo akunda umwana atabyaye akamukunda nk'uwe, mwa bagabo mwe murarenze. Ahangaha ndi kuvuga ku bagabo beza, ntabwo ari abagabo bose n'ababi, ababi sindi kubashyiramo, ndi kwivugira beza. Umugabo ufata umugore ufite umwana akamutunga, akamukundira umwana, akamufata nk'uwe, umwana akarinda akura azi ko uwo mupapa atari uwe. Mwa bagabo kudesha povrema. Ku mugore byabaho ko ari bake, nk'uko hari abagabo babi hariho n'abagore babi. Erega ntitukajya dutinya kubivuga. Ba mukase b'abantu muri beza ariko da ntabwo ari bose babi, ariko ababi namwe ba mukase b'abantu ndabagaye. Ngewe nababwiye ko ibintu byose muzajya mukora mutazajya mushyiramo abana. Ingaruka zose mukora mujye muzirengera, ariko ntimukaze gutura umujinya abana. Umugabo ashaka umugore, umugabo afite abana, umugore agatangira gutesa abo bana. Wa mugabo, uwo mugore wikubita agashyi, abo bana urabaziza ubusa. Abo bana nta kintu bakoze, abo bana nta hantu na hamwe bahuriye n'ibyo ngibyo. So reka nigarukire rero ku bagabo. Umva, ngewe nari nkoze kino kiganiro kugira ngo nishimire abagabo, kugira ngo nivugire neza abagabo, nta kindi nyine nashakaga. Uri kumva? Ariko mwabaga mwamwe rero mutuma tutiyakira. Why? Mutuma tutiyakira. Kubera iki mutuma tutiyakira? Turajya kwitereshaho ibibuno, turagura amawiga imisatsi itari iyacu kugira ngo tubatarakitinge, turisiga make-up. Mudahari rati ibi byose ntabwo twabikora. Wapi? Tubikora kugira ngo muturebe. Niba mutari munabizi mubimenye, tubikora kugira ngo muturebe. Urumva mwabagabo, uyu munsi rwose nabavugiye, soko hari uwampaye amafaranga, ntawe pe, ahubwo mumbabarire munyihere nimba hari. Uyu munsi rero nabavugiye, umva naje gusanga ibyiza by'abagabo ari byinshi. Urikumva? Mbonereho nenge n'abakobwa. Umukobwa ntakora, ntagira gute, arimo aravuga ngo arashaka ngo umugabo ngo ufite ngo imodoka, ngo ufite ubutunzi. Yewe mukobwa we, imodoka wowe urayifite? Uwo mugabo ufite etaje, wowe ufite iki? Mukure imifuka mu maboko mwa bakobwa mwe mujye gukora. Mukure, dore YouTube zaraje, muze namwe muvuge ibyo mushaka. Ariko baranyica. Muze muvuge ibyo mushaka mwa bakobwa mwe. Simbanga pe, ndi na mugenzi wanyu, ariko natwe ntitukajye tugorana, sibyo? Ugasanga umukobwa uramuterese. Ngewe reka mbahe story. Reka mbahe story, nubwo njya mvangavanga story mujye munyihanganira, sibyo? Umukobwa yakundanye n'umuhungu, akusubiza story nyibaye. Oya, reka nyihorere kuyiba. Okay, reka nyibaye. Ukuntu byagenze nyine, umukobwa nyine yakundanye n'umutipe, nyine umutipe uri aho nyine ugitega bisi nyine nkatwe twese, ufite nyine agakarito, utatega moto nk'abandi ngo yihute, udafite imodoka. Ariko n'umukobwa akaba yarategaga nyine moto, amabisi n'iki. Umutipe aramutereta aramwanga, ngo reka ngo nyewe ntabwo nakundana ngo n'umuhungu ngo ugenda muri kwasiteri. Monami, wowe ugenda mu ki wa mukobwa? Kuki ushaka umuhungu ufite amafaranga kandi nawe ubwawe ntayo ufite? Erega n'abahungu b'iyi minsi bamenye ubwenge, barashaka umukobwa ukora, apana ibyo bintu byawe byo kuza usa neza ngo urabarataho ubwiza. Reka ntibikirya ibyo, ntibikirya, byari ibya kera, ibyo bintu ntibikirya. Ubwo rero umva, umukobwa n'umuhungu, umukobwa nyine yaje gukatira umukobwa, umukobwa yakatiye umuhungu, ambwira ko bidakunda. Noneho aza gukundana n'umutipe, nyine haza kuza umunayigeriya. Umunayigeriya araza atereta umukobwa n'ibiki. Ako reka mbanze babwire, uzi ko ubanza biriya bintu, hari ibintu njya numva bavuga ngo atwara umugisha wundi, ngo cyangwa ngo inyenyeri ngo y'umuntu ngo bayitwaye. Uzi ko biriya bintu bishoboka kuba ari byo?
imyuka mibi rega ibaho, imyuka mibi ibaho, imyuka mibi ibaho. Abakobwa rero ko ukuntu dukunda amafaranga mana, twasajijwe n'amafaranga gusa. Wayi kubera iki ubundi bimeze gutya? Njyewe mba nibaza impamvu twasajijwe n'amafaranga. Uzi yuko umukobwa abona amafaranga mbere na mbere umukobwa aganira n'umuhungu, sibyo? Ndaje mbahirinde ibanga mwa bagabo mwe muzi mutazi ku bagore n'abakobwa. Umuhungu atereta umukobwa, umuhungu akabanza gukora iki? Ntabwo mukibibona? Umuhungu akaza akabanza akakubaza ngo what do you do for living? What do you do for a living? Ukadutangira ukavuga ngo ntacyo. Uzarebe ko umuhungu agaruka. Never. Abahungu nabo barashaka kurega umukobwa ukora. Abahungu barashaka umukobwa ukora. Mubeshye mubwira icyo ukora kandi koko nibyo. Iyo ufite icyo ukora n'umuntu yanagutera inkunga ukazamura bizinesi yawe, ariko se ntacyo ukora, wirirwa mu rugo uryamye, uririrwa telefone abantu, wamaye 10,000, wamaye 20, wa mukobwa wagiye gushaka n'akazi ka make byibura. Singiyi YouTube channel zaraje, wabyutse nizishaka zibe nyinshi, ntago ziri unlimited. Channels ni unlimited kabisa. Nta muntu uri bukura imiti. Umuzungu ntajya abura kuduhemba, agomba kuduhemba uko twaba tungana kose, kuko iyo tubaye benshi nawe nibwo yinjiza cyane. Byuka uze dutere story tuvuge, urebe ko tutinjiza umuzungu ataduhemba. Why this? Why koko why? Ariko uraryamye, wirirwa uryamye, wirirwa usaba bibiri, uragiza ngo urashaka umuhungu ufite etaje. How comes? Umuzungu nako ngo umuzungu, umuhungu ufite etaje n'imodoka, wowe ufite iki mama? Wa mugana wa tijara kabendera uzagendanana n'izi nzara izi wirirwa wateretse zigera hano. Iyi wig ingi wowe mukobwa byuka va mu buriri, ureke kwere gutesa abahungu uvuga ngo abahungu ngo ninki. Barabamenye, mwarabazengereje, urukumva twirirwa tubazengereza, turabazengereza. Abana b'abandi, abahungu b'abandi, arinda saza ageze imyaka 40 yarabuze umukobwa muzima ashyira mu mago, kuko twese dukunda amafaranga. Turashaka umuhungu udusohokana mu maresitora ahenze. Wowe wakwisohokanye? Wowe ukora iki? Nawe iha agaciro wa mugore we cyangwa wa mukobwa we. Hano hari ibyamamare byinshi tujye dufatiraho urugero by'abakobwa, abakobwa bikorera, abakobwa bafite akazi kabo. Barawaye. Wowe urashaka umuhungu ufite amafaranga, wowe ufite iki? Ufite iki? Vuga ati basi niba umuhungu yinjiza 500, nanjye ninjiza 200, wenda mu rugo hajye hinjira 700. Ibyo rero bifite. Ariko urashaka umuhungu yinjiza 30 mu kwezi, wicara aho wowe uyarya. Ndabagaye namwe mw'abakobwa mwe, ndabagaye nkuko nagaye abagabo. Tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire. Ndabagaye. Nta soni. Kura amaboko mu mifuka, barakurangira akazi k'ibihumbi 150 ngo ntago wagakora. Uragafite ko? Kuragafite ko? Uragafite ngo reka ngo sinakorera ibihumbi ngo 200. Okay, niba utakorera ibihumbi 200, shaka ikindi kintu ukora. Ikorere basi, ikorere. Hako muri abana, abahungu barwaye depression. Abahungu barwaye depression, arajya gutereta umukobwa bigasaba ngo ko abafite amafaranga. Ese abadafite amafaranga ntago bazakundara cyangwa bakundwe? Ntago bazashaka se? Ako mwabakobwa mwagiye mushyiramo n'imiyaga koko. Mujye mushyiramo imiyaga. Aho ngewe mwana we bisigaye bimbabaza. Abakobwa uziko umutipa atinya no kugutereta, n'abakobwa abahungu nabo rero hari n'igihe n'umutipa atinya kugutereta we kuko abonye usa neza, wambaye imyenda uhenze, wasohokeye muri resitora ihenze. Ntabwo wa mutipa uri hasi azaza gutereta, uzateretwa na babandi bari hejuru muhurira muri ayo maresitora, uri kumva, ahenze. Hanyuma bo nta kindi bazaba bashaka, ni hit and run. Ni hit and run. Naho uwo gushyira mu mago uguha amafaranga nk'ayo ushaka, umva biragoye. Hari ikindi kintu azaba arimo aragushakaho. Hari ikindi kintu azaba arimo aragushakaho vrema.
so bakobwa mureke tureke kugumirwa. Tubaye benshi cyane. Wenda ntufate ibyo ubonye ariko nawe ushyire mu gaciro ugereranye koko. Kandi buriya umusore ukora rega ntari birya. Umubi ni wa wundi buriya utajya ukora. Umubi n'udakora naho ukora we umva ukora we nta kibazo, ariko umubi ni wa wundi ubyuka aryamye abyuka akaryama. Wibaze kubyuka uryamye, wibaze ibyo bintu, uwo ni we mubi. Naho umuhungu wahagurutse akajya gushaka ikimuteza imbere, uwo musore uzamwemere, uwo musore azaba ari umugabo, azajya abasha guhahira urugo. Ariko ureke kuvuga ngo kubera ko ngo mfite ngo ndashaka ngo wige ya 300 ngo kandi ngo ndayisaba umusore ngo natayima ngo dutandukane. Wige ya 300 we wayigure kare uzayambara, wayiguriye. Abakobwa muri kunda cyane nk'abakobwa, wayiguriye wige y'ibihumbi 300. Ngo urashaka kujya muri resitora ngo nyereza ibihumbi 100 ko ari inda yawe ugiye gushyiramo, wabyiguriye. Uwo muhungu uramukonsoma kugira ngo bigende bite. Kandi umuhungu ufite gahunda yo kukurongora yo kugushyira mu mago, ntabwo ibyo bintu abikora. Reka njye nicyo kintu maze kubona, nicyo kintu maze kuremarka. Umuhungu ushaka kugushyira mu mago, umuhungu ushaka kugushyira mu mago ntabwo ibyo bintu abijyamo. Umwanya wo kujya gukonsoma amafaranga angana gutyo ntayo yifite, ariko ufite gahunda yo kubaka. Ngwino mwubake. Ambara umwenda uhendutse, wibona ibiguruka ngo nawe uguruke nta mababa ufite. Abakobwa mana we, abakobwa tugendera mu kigare, abakobwa dukunda kuba uko tutari, abakobwa dukunda tugaragare neza. Nibyo pe, ariko se wowe ukora iki? Mva mwitese abagabo bacu mutubabarire, mwitese abasore bacu mutubabarire, mwa bakobwa mwe mutubabarire kabisa. Cyo mbese nta musore ukisanzura avuga ati uyu mukobwa wenda namutereta. Ishwe da barawaye kubera iki? Bagabo mwe rero umva mwihangane. Uri kumva njyewe nari nibagiye kubabwira kandi kabanga. Nubona umukobwa mutangiye kuvugana uwo munsi nta n'ukwezi nta n'iki muramenyana, mukavugana akatangira kugusaba amafaranga, uzamenye ko ashaka kukwicaho. Iyo utayamuhaye aba agucitseho. Bakobwa natwe turakabya ni ukuri. Umuntu nta n'ukwezi muvuganye nta n'icyumweru utangiye kumubwira ibibazo byawe, utangiye kumusaba amafaranga. Basa ari umuntu mumaranye igihe da, wamubwira ukamubwira ati erega ibibazo bibaho kandi nibyo nababwiye, abagabo babereyeho kuduha. Nibyo pe, nibyo abagabo babereyeho kuduha, ariko natwe ntitugakame. Umuntu mumenyanye icyumweru nturamenya n'icyo atekereza, ntaramenya icyo utekereza, ngo ndashaka ngo amafaranga ngo yo kujya muri salo. Wa mukobwa we, uwo musatsi ugiye gukoresha ko ari uwawe, we wayishakiye. Hariho n'abagabo badatanga bafite impiri mu mufuka, bo barahari. Abo bo nzabavugaho ubutaha. Ariko gutanga ntabwo bivuze gusesagura. Abakobwa mwe, njyewe impande zombi ndazivugaho. Gutanga ntibivuze gusesagura, wa mukobwa we. Kandi nawe wa muhungu, niba ukunda umukobwa, ntabwo ushobora gukundana n'umukobwa umwaka, imyaka 2, imyaka 3 nta kintu umuha. Ibyo ntabwo bishoboka. Ushobora kutamuha byinshi ariko ukamuha duke ubona ko dukenewe. So ubwo rero mwabahungu mwe, mbagiriye inama. Ubwo nuzajya ubona umukobwa atari ku rwego rwawe, jya umwihorera kuko uwo nguwo azagusaza. Ega namwe batipe mwishyira hejuru, ugiye yewe mbese nabuze uwo mvugira n'uwo ndeka, ariko still ndacyari ku bagabo. Ariko mwabagabo mwereka mbaze nkubaze, wowe urabona umukobwa ntari ku rwego rwawe, urashaka kumwipevera. Cyo nacyo ni ikibazo. Ipevere babandi muri ku rwego rumwe sheri, ipevere babandi muri ku rwego rumwe. Abakobwa niko bimereye nyine, we niyo yaba ari hasi arashaka umuntu wo hejuru. Ariko umuhungu
iyo ari hejuru aba ashaka umuntu wo hasi, niho dutandukanye n'abagabo. Umugabo agukunda uri sa kintu, nta kintu ufite, nta akaguha everything. Agusanga uri nothing, uri no one, you have nothing, ariko akagukunda akaguha everything. Icyo cyiza cy'abagabo kweri. Ariko umugore ufite everything kugira ngo azajye gukunda umuhungu ufite nothing biragoye. Kubera iki? Kuko abagore iteka dora dushaka guhabwa, niyo twaba dufite bya mirenge dora dushaka guhabwa. Ye baba data we, ubuse tuzabigenza gutera ko tugumiwe turi benshi kubera ko nyine turashaka kwishyira mu myanya tutarimo, kubera ko nyine turashaka kuba abo tutari bo, kubera ko turashaka gukundana n'abantu batari bo. Twebwe abakobwa igitsina gore dukunda gukundana n'abantu cyangwa kuba turi kumwe n'abantu bagaragara neza. Ahubwo ikintu nabonye, abagore dukunda abantu batubeshya. Ugasanga hari agasitari jone nabonye kuri TikTok k'umukobwa ngo yakundanaga n'umutipe, atira etaje y'umushuti we. Nako ntabwo ari umushuti we, ntibanaziranye. Uri kumva? Yarangiza ngo umukobwa yajya kumusura akagenda kuri iyo etaje, abaga azi ko ba nyirayo badahari, agatereta umuzamu nyine niba yaramuhaga nk'udufaranga akamugura nk'akabyeri, akamuha iyo nzu, akamuha imfunguzo, akinjira muri iyo nzu, akuha umuzamu nk'ibyo iyo baza kuziba ibintu by'abandi koko we. Cyangwa bakaza bakazasanga ibintu barabyangije. Hanyuma umukobwa akaza agasura umuhungu muri iyo nzu, ariko akabona umuhungu nta kintu akora muri iyo nzu, ntashobora guteka, ntashobora guhinduramo umwenda, nta myenda irimo, umukobwa ngo bikamucanga. Ariko ushanga amukunda kubera iki? Kwa ko atuye muri etaje, kwa ko abona ngo afite ubuzima bwiza. Umva finali muzi ukuntu byaje kugenda, umuhungu yaje kwiba umukobwa telefone. Shawe, hari ibintu biba bisekeje, hari niba bibabaje. Umuhungu yaje kwiba umukobwa telefone. Basangiye nka gutya bari muri restaurant bamaze kurya, umuhungu afite agatelefone ka karasharamye nako ngo kazirikishije fimbo. Umukobwa ngo umuhungu ngo abwira umukobwa abwira umuhungu ngo aramubwira ngo none se ngo ko ufite ngo ako gatelefone kameze gutyo, ngo shango telefone yanjye nziza ngo yapfuye, ngo rero ngo babantije akangaka. Abakobwa kuki dukunda abantu batubeshya? Hano ku rukundo tujye. Arangije ngo aramubwira ngo ke undi rero ngo akomeza umuhungu ngo hari umuntu wari uri kumuhamagara, ubanza ari nk'umuntu bari ku isiri, akomeza kumuhamagara ngo aramurangira ngo akumva ngo ntibumvikana, ngo abwira umukobwa ngo ntiza ngo telefone yawe ngo mpamagara uno muntu. Umva ngo amanuka asohoka agiye kumuhamagara, ibyo umukobwa arategereza iminota 10, 20, 50, isaha abiri. Arangije ngo ashaka nimero, ahamagara telefone yanga kumwitaba, arahamagara iyo yari yavuye ngo agatelefone kari gashekeje, arahamagara umuhungu yanga kumwitaba. Arangije ashaka nimero z'abashuti be, ababwira ibimubayeho, arabatekereza, arababwira ngo nibamuhereze amafaranga yo kwishyura muri resto. Baramwohereza, arishyura, bamutegera na moto arataha. Icyumweru kirashira ahamagara umutipe, ibyumweru 2 birashira ahamagara umutipe, ukwezi kurashira ahamagara umutipe, byarakomeza amuhamagara. Umwaka ushize agiye kumva yumva umutipe aramuhamagaye, yaramubabariye ngo we listen but we don't judge. Nuko nguko kutubwira. Hanyuma arangije nyuma y'umwaka yaramukoreye ibyo byose, umukobwa yarongeye ababarira umuhungu. Umukobwa yarongeye ababarira umuhungu. So ngaye gukorera mugana yuko tujye tukomorosyo dukomeye n'ingasiri. Nge nivugiye ku bagabo beza, ntabwo navuze abagabo nk'abo. Ijwi rye rivugiye abagabo beza, abo bagabo babi b'abesikoro simbakeneye. Uri kumva? Abo bagabo babi b'abesikoro nge ntabwo mbakeneye. So we listen, we don't judge. Nabonye ariyo ntuza irimo iratrendinga.
ariyo challenge iri gutrendinga. Ubwo rero bakobwa inama nabagira, mukure amaboko mu mifuka, mukore. Kandi namwe bahungu, yes, mujye muduha. Yemwe bagabo, mujye muduha rwose, ubasabye bitari ibya mirenge, mujye mubaha. Ngubu ngize gutya akagira nkunyohereza nk'uduhumbi nka senkari, uzi utubazo waba unkemuriye, waba unkemuriye utubazo twinshi. Kubera iki? Ubu nk'ibihumbi senkari, ariko njyewe ndabikoresha mu kandi kazi, nkora akandi kazi. Njye ntabwo ari ibyo kugura wigi, ntabwo byo gukoresha inzara, oya, nibyo gukoresha mu kandi kazi kari bunyungura amafaranga. So sinsabye rero, ubwo ubishaka arayama, ubwo utabishaka ntari buyame. So murakoze rero, umva mwari muri kumwe n'umukobwa wanyu Liza McDowell. Abagabo muri ab'agaciro, abagabo muri abambere, abagabo mwubahwe. Ariko mba mvuga hano abagabo bazima, s'il te plaît, abagabo bazima hano aba aribo bazajya bubahwa. Abagabo bata abana babo, bananiwe kurera abana babo, abo ngabo simbasuhuje. Abagabo batazi uko abana babo n'abagore bataha bakubita abagore, abo simbasuhuje. Nisuhurije abagabo beza, abagabo bazi gutanga care ku bagore babo, abagabo bazi icyo umugore ari cyo, baha agaciro umugore. Abagabo, mbese abagabo, bituzajya tuvuga abagabo tujye twumva ko ari abagabo. Abagabo, kuba umugabo ni ibikorwa, kuba umugabo ntabwo ari ku izina gusa. Ndabasuhuje babagabo beza, babana beza. Simvuga ngo beza ku isura cyangwa ngo ubugogari, oya, babagabo babana beza, bafite imitekerereze myiza, bafite ibitekerezo byiza, bakora buri kimwe cyose kugira ngo imiryango yabo ibeho. Abo ngabo turabasuhuje. Abataye abana babo n'abatazi kwishyura minerivare z'abana babo, abatazi uko abana babo babayeho, abo simbasuhuje, abo si abacu. So twebwe rero tubereho gushimisha aba bagabo bazi ikiremwa umugore icyo ari cyo. Nibo tugomba gushimira. So ndabashimiye rero, mwari muri kumwe n'umukobwa wanyu Liza McDowell. Ariko ntaragenda, umuntu waba utarakora subscribe yambabare akayikora. Mujye munakiraho tulike rega. Ese mulayikinze akaganiro kanjye mwabiki? Mujye munambwira rega ibitagenda. Nese nimutambwira, niho ndashyira muri comment uko bigenda. Zankora meza, nkora ibintu bibi, wenda nimubikunde, kandi wenda mbona mfite ibitekerezo byiza. Niba rero mbona mfite ibitekerezo byiza, mwambyaza n'umusaruro, nimushyire muri comment udutima. Mushyire muri comment udutima, mushyire imiriro muri comment, tugurumane. Mes chers, ndabashimiye rero, Imana ikomeze ibahe umugisha. Umva, ndabakunda ntimwabyumva. Urumva, iyo mbonye nka views 100, shano noneho ubundi cyari kuri 200 na 300, mumbabarire mugeze ku bihumbi, mumbabarire pe, mumbabarire. So mugire ibihe byiza rero, ndabakunda, kandi mukomeze muba abantu beza, mukomeze dukomeze twigishanye urukundo, tuzamura urukundo, tujye tuvuga ibintu byiza. Mwari muri kumwe nanjye Liza McDowell. Don't forget to subscribe, kandi munasharinge, munakore like, munatere comment. See you no mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye, ciao ciao.